ubwabyo ari uburinzi n'iki ntabwo bikunda memba. Niba ushaka uburinzi, niba ushaka Imana irinda amaguru yigendere, niba ushaka Imana iguhagararaho yikorere, niba ushaka Imana ikurwanirire, bana nayo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Irambwira ngo ntabwo mwene uwo mutsima wawupfana. Ntabwo uwo mutsima wawupfana. Tanguza miwa ntaho wajya, ndakugariye n'Uwiteka. Ndacyaha naye nsobanukirwa ko aho gutinda dusengera uburinzi twagombye gutinda turwiza imirimo y'Imana cyane, kuko n'izi nzu zose ziri i Kigali ntabwo zigira abasekirite, biterwa n'ikirimo. Isura yawe iribagirana ati twagusezeranya aho utagaragara. Nabwo ntabwo njya gusengera y'ibiri nsengera kubaho, n'ubundi tuzapfa tuzagira gute? Ubundi sagize ngo ngana gutya abagome badahari. Ubuse nibwo wize guturana nabo. Hari karitsiye itagira umugome se? Hari aho utabona umurozi se? Hihise. Haleluya! Icyo Imana yancometsemo ubwacyo cyitwa uburinzi, nyiracyo agomba kugira gute? Kukirinda. Hanyuma umwami wabo yapfa bikarangira. Ati rero aba bantu niba ibyo bavuga byaravuye ku Mana, ku bantu bizarangira, ariko niba byaravuye ku Mana ntabwo mwagira gute? Ntabwo mwabashobora. Nimubareke, Imana ifite imbaraga. Twohereza Imana icyubahiro, tujye gusenga. Ejo bundi mu kwa kabiri, mu kwa kangahe maze kwimukira muri iyo nzu, nari mfite umukozi w'Imana umwaka n'igice. Iki umwaka n'igice, naho kumbi n'umurozi tutabizi. Mvuye kubwiriza iriya za Gishyita, nsanga yiri waryamye yavuze ko atarakora, ngarwaye, naho kumbi yateguye diru, yaravuye mu cyaro vuba. Nagera naniwe, ngeze mu cyumba, mudamu ati ngo nufungure. Ndaza nicaye ku meza numva ngeze intege nke, mva nshatse kujya hanze kwinanura gusa. Mudamu agiye kurya, ijwi riramubwira ngo utarya udasenze. Bajya musenga. Ngira umugabo w'umukozi w'Imana ngo yinaga mu mwuka arimo gusenga, atangiye gusengera ibiryo. Ijwi riramubwira ngo bigeze gute? Birarose. Arebeseza y'umubiri aramamagara ati ngwino ibi ni biki mbonye. Nasohotse mu cyumba nkubitana n'uwo mukobwa nawe avuye hanze, naho kumbi ko twavuganiraga mu cyumba we yari arimo kuminjira ibyo kurya umudamu yasize yaruye. Imana y'abarokore ifite imbaraga. Narabibonye ndatitira, ndatengurwa, njya kubimena. Mu gitondo ijwi rirambwira, nakubwo ijwi ryambwira ngo ntwiga umubaza. Mu gitondo muha amafaranga yagire gute? Agenda amahoro. Ndamuhamagara mu gitondo ambwira nti rero urabizi nabwe kuzigumira hano ukiga imashini nkagufasha nk'umuntu wababaye, ariko n'ubundi bikunze bugiye niba ngombwa nzagira gute? Nzongera ngo tumeho. Mu dufaranga twe yaragejejemo. Hanyuma arangije ntiyanambaje gukinyirukanye ku cyo nsezereye, arazingagira gute? Aragenda. Imana iraturokora. Pawulo yandikira Abakorinto yaravuze ngo bene data, haleluya, sabah, haleluya, Imana ifite imbaraga, Imana ifite imbaraga, Imana ifite imbaraga. Tira sana haja, Imana ifite imbaraga, Imana ifite imbaraga, Imana ifite imbaraga, Imana ifite imbaraga. Bana mwaza gusenga, Imana ifite imbaraga. Shobundi nabwiye abantu bazaga Imana ingana gute? Bati ni nini, ngari, Imana ingana nk'uko uyizi. Pawulo yandikira Abefeso aravuze ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo kwibwira n'ibyo gutekereza, nk'uko imbaraga zayo zigira gute? Bakomeza gukomanga, bageze aho barakingura, ngo arabamama ababwira iby'Imana ikoze, barumirwa, arahava, ndafashijwe. Haleluya! Hanyuma ngo mu gitondo Herode urabyuka agiye gushaka Petero, asanga inzu Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV.
nanjye mbyutse ntangaza ko Yesu yatubereye ubuhungiro. Yagize gute? Nzanye inkuru nziza ko Yesu yatubereye ubuhungiro. Ahandi hose byanze, Yesu yatubereye ubuhungiro. Ubona nta murengezi, ubona nta butabazi, ubona nta buryo, Yesu yatubereye ubuhungiro. Reka dusomere ijambo kugira ngo tuze gucunguza umwete uburyo. Turarisanga mu gitabo cyo kubara nyuma 23. Turasoma dore ku murongo wa 19. Kubara ni page 153 cyangwa se 4. 23:19 igitabo cyo kubara. Hari ijambo rivuga Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nawe yawubahaye simbasha kuwukura. Ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo bayivugiriza impundu. 22 avuga ngo Imana yabakuye muri Egiputa niyibajyana ifite amaboko nk'ay'imbogo. Umwami atugirire neza kandi aturengere. Amen. Reka turebe na Yobu, igitabo cya Yobu. Hanyuma turasoma ibice 9. Hanyuma duhere ku murongo wa 4. Haravuga ngo igira umutima w'ubwenge kandi n'intwari y'amaboko. Ninde wayinangira umutima akagubwa neza? Yimura imisozi itabimenye, ikayibikana uburakari bwayo. Iti gisisi ikayikura hayo, n'inkingi zayo zikanyeganyega. Itegeka izuba ntirirase, n'inyenyeri ikazitwikira. 8 aravuga ngo yibambisha ijuru yonyine, ikagendera ku miraba y'inyanja. Irema Arukuturu na Oriyoni na Kirimiya n'ibirere by'ikusi, n'ikora bikomeye bitarondoreka ndetse n'ibitagaza bitabarika. Amen. Haleluya. Haleluya. Reka tuze gusoreza mu byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa ibice 12. Hanyuma ndashaka ko dusoma umurongo duhere ku murongo wa 11. Haravuga ngo Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Akibitekereza atyo, asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo, umuja witwa Rode ajya kubyumva, amenya ijwi rya Petero, ibi neza neza amubuza gukingura. Nuko yirukanka asubira mu nzu, ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza bati, urasaze? Ariko akomeza guhamya ko ari koko, bati ahubwo ni marayika we. 16 aravuga nuko ariko Petero akomeza gukomanga, bakinguye basanga ari we koko. Barumirwa, arabamama abasobanurira uko umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe. Arabwira ati mubitekereze Yakobo na bene data abandi. Arasohoka ajya ahandi bukeye. 18 aravuga ngo bukeye abasirikare bashiguka imitima cyane, bananirwa kumenya uko Petero yabaye. Herode nawe amushatse aramubura, abaza abarinzi ategeka ko babica. Ava i Yudaya ajya i Kayisariya, abariho aba.
nimwakire ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana ko mu byo twumvishe mu nzu y'Imana ko Imana asanze arimo kwigisha ndetse n'umushumba ibyo atubwiye ko twatewe mu rugo rw'Imana ko tuzahashishira. Imana ifite imbaraga. Bakristo ba Kacyiru, haleluya, haleluya, haleluya. Nanjye nabyutse nuzuye Umwuka Wera, ndashaka kuvuga ku mbaraga z'Imana. Imana mwiringiye, Imana mwakurikiye, Imana twaje gusenga. Imana ifite imbaraga kandi ifite n'ubutware. Twayihereza icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nakomeje gutekereza iri jambo twasomye cyangwa dusomye riri mu kubara. Ni amagambo akomeye maze igihe arimo kumfasha. Ndagira ngo nawe waje gusenga uno munsi wongere utekereze ku Mana. Iki gihe ni igihe Abisirayeli bari mu rugendo bagenda, hanyuma ngo bageze i Mowabu, yego, Balamu babonye ashya ubwoba, aratinya. Ndashaka kubabwira ko ubwoko bw'Imana butigitse. Bugize gute? Bugize gute? Ubwoko bw'Imana buratinyitse. Imana ishimwe. Agira ubwoba, aratinya, ashaka ikintu cyamukiza Abisirayeli, arakibura. Ariko aza kumenya neza ko hari umuntu wari ufite impano yo kuvuma, cyangwa se wari ufite karite muri we yo kuvuma. Bamurangira Baraki, yego, bamurangira Balamu. Hanyuma ngo amutumaho. Uko byagenze muzasoma mu bice bibanza, ntabwo ndashaka kubatinda cyane, ndashaka kuvuga ibintu bikeya tukaza no gusenga. Imana ishimwe. Amutumaho, Imana igerageza kumubuza, ariko iza kumubwira ngo ngaho genda noneho, ariko icyo nza kukubwira aba ari cyo ugira gute, aba ari cyo uvuga. Ijambo ndashyira mu kanwa kawe aba ari ryo ukoresha. Imana ifite imbaraga. Ndashaka kubabwira ko Imana ifite imbaraga. Haleluya, haleluya. Mutima rubabaye, mutima rufite ubwoba, nihumure. Imana mwakurikiye n'Imana mwizeye, Imana ifite imbaraga. Haleluya. Imana ishimwe. Maze igihe mbwira abantu ngo isomo utigeze wigisha, isomo utigeze wiga, ntabwo waryigisha. Nabonye ko Imana ifite imbaraga. Narabibonye. Asanga yubatse ibicaniro bigeze muri 7. Yari yiteguye ko agiye kuvuma Abisirayeli. Ngo abitegeye ngaho yavuga ati muzapfa nabi, ahita avuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Twayihereza icyubahiro Imana. Kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Aravuga ngo icyo Imana yavuze. Ndakunda Yesu. Ikintu Imana yavuze barokore no gusohoza, izagisohoza. Aravuga ngo nategetswe kubahesha umugisha, kandi Imana yawubahaye simbasha kuwukura. Ibyo abanzi batekereza si byo. Imana yitegereza Abaheburayo, ntabwo yigeze ibabonamo ubugoryi, kandi n'ubupfumu ntabwo ibibonye muri Isiraheli. Aravuga ngo Imana yabakuye muri Egiputa niyibajyana. Ndashimira Umwami Yesu. Imana yaduhamagaye niyitujyana. Aravuga ngo ifite amaboko. Yabuze uko abivuga, aravuga ngo ntihaye imbogo. Abantu baje gusenga, haleluya. Imana twiringiye, Imana yaduhamagaye. Haleluya. Imana mwavuganye, iyagusezeranije, iyavuganye nawe. Mu bintu irangwa n'amaboko. Imana ifite iki? Imana ifite amaboko. Ntabwo ari baringa. Komera Imana mu mashyi. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Imana twakurikiye, Imana twavuze, Imana twakurikiye, Imana twasenze, Imana yavuganye natwe, iratunze. Aravuga ngo mbonye muri bo, mbonyemo intare, mbonyemo umucyo,
aranavuga ngo icyampa ngapfa nk'abaheburayo, iherezo ryanjye naryo rikaba nk'iryabo. Reka mbabwire, buriya impamvu ubona ibintu bisigaye bisuzugura abantu ni impamvu yo gutakaza Imana. Umuheburayo watakaje Imana ikintu cyose kiramushobora, ariko umuheburayo utatakaje Imana nta kintu cyamushobora. Iryo somo nararyize, niryo nshoje. Haleluya. Umuheburayo ufite Imana nta mugome wamushobora, nta gihe cyamuhindura, nta makuba yamushobora. Hereza Imana icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Iyo bahagurukanye, iyo bavanye muri Egiputa, iyo bagendanye mu bintu biyiranga, ifite amaboko, isa n'ubitekerezaho. Haleluya, haleluya. Muririmbyi yavuze ngo ntabwo nzava aho Yesu ari, yambereye ubuhungiro, nawe ntazamumukira, azambera ubuhungiro. Aravuga ngo ku manywa mbera igicucu, ambera itara nijoro, yambereye iki? Ubuhungiro. Niwasoma Bibiliya neza, kugira ngo abaheburayo baneshwe, kugira ngo abaheburayo bapfe, iyo ukomeje gusoma ugasoma n'utundi dutabo, usanga bitewe n'ubugome bwa Balamu yaje kugira inama Baraki. Aramubwira ngo kugira ngo ushobore Abisiraheli ni ugutuma batandukana n'Imana. Nibadatandukana n'Imana ntabwo uzagira gute? Ntabwo uzabashobora. Mu nama yamuhaye yarambwiye ngo nagende ategura ibyitwa sinema, yubaka utubyiniro, ashaka abakobwa beza bazi kwambara ubusa. Nagira amahirwe abaheburayo bakabararikira, azaba yabashoboye. Hanyuma barakina barabyumva. Iyo ukomeje gusoma ngo aragenda yubaka utubyiniro, ategura za sinema, ategura ibirori bidashira, ategura ibintu bihenebereza abantu. Abaheburayo nabo ntibamenya Imana yabo, ntibamenya ko ari ubwoko butuye ukwabwo, ngo batangira kujya mu mihuro yabo, batangira kujya mu birori byabo, batangira kubyitabira, batangira kubijyamo, batangira gusohokana n'abanyamahanga. Imana itugirire neza, Imana ibavamo. Niho muzasanga nicyo cya gihe ngo witwa Finehasi yigeze kubona Umwisiraheli atambikanye Umumediyani umwe, ngo amujyana mu ihema amusambanyirizamo. Aravuga ati aka ni agasuzuguro. Tugeze ku rwego rwo gukorera ibyaha mu ihema. Ndakunda Yesu. Baragenda ajya mu nzu ye, azana icumu, arasimbuka, asanga bari kumwe, uramuhuza n'ubutaka. Imana iraryoherwa, ihita ibwira Mose, iramubwira ngo ibintu uzandike. Gira gute? Andika ko Finehasi mwene Eleyazari umuhungu wa Aroni, yego muhaye isezerano kandi azaba umutambyi iteka ryose, kuko ikintu akoze atumye nshira uburakari, akoze icyo nari ngiye gukora. Icyo gihe mugiga yisha abantu batabarika. Impamvu ni uko Abisiraheli batakaje Imana. Bakristo mwaje gusenga, nudatakaza Imana nta kintu uzaba. Ndongera mbisubiramo, nudatakaza Imana nta kintu uzaba. Mu buhanuzi Daniyeli yahanuye yaravuze ngo abantu bazi Imana yabo bazagira gute? Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abantu bazi Imana, abantu basobanukiwe Imana, abantu batatakaje Imana bagiye kuyibona. Ndakunda Yesu.
ahamirwe 80% haba arimo gutakaza iki Imana. Ayo yabivuzeho, yaravuze ngo gira umutima w'ubwenge. Kandi ni intwari y'iki? Ni intwari y'iki? Arabangoye muri misozi ko tudahereza Imana icyubahiro turi mu cyumba cy'amasengesho. Yiri muri misozi kandi bikanura kari bwayo bugize gute? Arabangoye Imana amazi agakama, ariko Imana yarekuye asandara ku isi. Imana ishimwe. Imana ifite ubutware. Nongere musubiremo, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi. Rimwe nacumbikiye umurozi imyaka ingahe aroga 2020 narwaye uburozi amezi 8. Amezi angahe? 8. Tubana umuryango ku wundi. Imana ifite imbaraga. Andoga kutamwishyuza, ambera mu nzu akabumara amezi 8-10. Nkagira ngo nukwera imbuto naho kumbe yarampubitse. Umugore akambaza ati se warayimuhaye? Nireka twera imbuto nayabona azagira gute? Kandi afite akora stoke ubuzima, ntiyarwaye ntiyarwaje. Nibukaga kwandi mideni ngeze mu rusengero ngiye gusenga, ariko nagera mu rugo nkumva ntaryo. Narwara ndaremba ngera kure, ndashaka kubabwira ko Imana atari umuntu. Izina rya Yesu ndazahara. Yanduze uburozi bukomeye, andoga indwara zikaze, narasubiramo ndivuza biranga. Muri corona nafashwe mu kwa 9, urabizi ko atangiye mu kwa 3, nje nafashwe mu kwa 9, ndagenda ndakubitika, mfatwa umugore wanjye yabyaye ku itariki ya 1 z'ukwa 9, hari ku wa mbere ngire ngo hari, mfatwa ku itariki 2, ndagenda ndazahara. Ariko Imana Abaheburayo ifite imbaraga. Nshaka aho kugana ndahabura, kugeza ku rwego umugore yambwiye ati se uwakujyana iwacu ukajya kurwarirayo. Kandi habaye umukecuru n'iki n'umusaza. Nabugana ariko koko uretse ko Satani asuzugura, amasengesho nasenze nayo guhunga umugome nkajya gucumbika ku musaza n'iki. Ndamubwira naho nzajya, ntabwo nshaka kwimuka igihanda, ahubwo kizagire gute? Kizanyemuke. Tugeze ku rwego rubi aho usigaye ubona umurozi mu mukristo. Umuntu akava mu murima we, umuntu akava mu nzu ye, umuntu agasiga igipangu cye akajya gukodesha, abagatozi bagize gute? Bamereye nabi. Imana yacu si ukwikora, iyo abarokore biringiye ifite imbaraga. Zamurira Imana amaboko. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Oya, maze guhura n'abantu benshi bimutse, kandi no muri iri teraniro wasanga barimo. Ndarwara ngera ku rwego rwo gupfa, mbona gukira ntibishoboka. Nahuye n'ibintu byinshi, ndavugamo bike. Ni impamvu mbivuze, ndimo ndavuga imbaraga z'Imana. Hanyuma rimwe mpamagara umudamu ndamubwira nti dore ndagiye, ngira abana 4 kandi bakiri bato, uzamenye uko uzabigenza. Ariko nkagira umubabaro naraho ukuntu ibintu byanjye byose bijagaraye. Aho twari dutuye ni hariya bashenye, kandi n'ubundi ayo makuru yari ahari. Ahandi hantu nari mfite utuntu nagiye ngura, nta kahe karimo gasanye. Nkibaza ninkabaruka ahantu ndabamusize nkabona ntihahari. Ariko ndamubwira nta kundi, Imana buriya nibyagize gute? Nibyo yashimye. Ndi kubabwira ko Imana ifite imbaraga. Sicyo cyanzanye hari? Ariko haleluya. Rimwe bigeze nijoro, yari yaramaze kudasinzira. Abantu basinzira bahereza Imana icyubahiro. Nararyamaga rikarinda rica ndeba,
ndora ndeba rimwe sinzi ukuntu byageze nka 8 z'ijoro numva ntoya agatotsi, Imana ngiriye imbabazi, bigeze 9 numva umuntu ankozeho arambwira ngo kanguka. Nkangutse shigukiye hejuru nsanga umudamu tubana ari we wanjye arimo aravuga indimi asinziriye, avuga indimi numva ashyizemo n'ubuhanuzi. Ndi mu bantu bumvisha ubuhanuzi bw'umuntu usinziriye, aravuga ngo Uwiteka avuze. Agahinja gashatse kurenda avuga mutambuza ijwi ry'Imana. Arangiza arambwira ngo wari upfuye ariko ndakugaruye Uwiteka, ndakunda Yesu. Arambwira ngo barakuroze ariko ndakurogoye. Imana ikiza uburozi, mukomere Imana mu mashyi. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishyirwe hejuru. Haleluya, haleluya, zamura haleluya cyane. Uzi ikintu cyantangaje na n'ubu ntabwo ndareka guseka, iyo byibutse ndaseka. Nari nzi ko agiye kumbwira ati impamvu nkugaruye ni uko ufite utwana duto. Uzi ko yambwiye ngo impamvu Imana ingaruye ngo ni umutsima yanshyizemo. Data we, ngo bene umutsima ntibawupfana, hari abantu bategereje kuwurya. Muzi ko Imana yadushyizemo ubwabyo ari uburinzi. Niki? Ntabwo bikunda. Titansi memba. Niba ushaka uburinzi, niba ushaka Imana irinda amaguru yigendere, niba ushaka Imana iguhagararaho yikorere, niba ushaka Imana ikurwanirire, bana nayo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Irambwira ngo ntabwo mwene uwo mutsima wawupfana. Ntabwo uwo mutsima wawupfana. Tanguza miwa ntaho wajya, ndakugaruye n'Uwiteka, ndacyahari. Nahise nsobanukirwa ko aho gutinda dusengera uburinzi twagombye gutinda turwiza imirimo y'Imana cyane, kuko n'izi nzu zose ziri i Kigali ntabwo zigira abasekirite, biterwa n'ikirimo. Zose ntabwo zigira abarinzi, zose ntabwo zigira abazamu, biterwa n'ikigize gute, n'ikirimo. Biterwa n'ikirimo. Inzu yose igira abasekirite bitewe n'imari bagize gute, bayicometsemo. Iyo ufite icumu ari Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana izakurinda kandi uzaca mu bikomeye. Imana izakurinda ubushake bw'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo nabona umwanya wo gusengera amaguru ngo niyahagarara, muretse kuva kubwiriza ngire ngo ni muganza hari ku cyumweru. Umuntu arambwira ati Samu atugezeho ndimo ndataha, ati fata y'ibiri, fata y'ingahe, ati mbonye impanuka, ati mbonye bakugonga, ati isura yawe iribagirana, ati twagusezeraho utagaragara. Nabwo ntabwo njya gusengera y'ibiri, nisengera kubaho, n'ubundi tuzapfa, tuzagira gute? Ubundi sagize ngo ngana gutya abagome badahari. Ubuse nibwo wize guturana nabo. Hari karitsiye itagira umugome se? Hari aho utabona umurozi se? Hihise. Haleluya! Icyo Imana yancometsemo ubwacyo cyitwa uburinzi, nyiracyo agomba kugira gute, kukirinda. Imana yigeze kubwira Yeremiya, ambwira ngo Yeremiya we, uruzi iki? Aravuga ngo nzi ngo ni umurinzi. Aravuga ngo uko niko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ngire gute, ndisohoze. Murashaka uburinzi bw'amaguru, mugendere Imana. Murashaka uburinzi bw'amaboko, mukorere Imana. Mu migambi yanyu mushyiremo bije y'Imana.
panga gira ibintu pangira Imana uguti nzayikorera ibi muri uyu mwaka nzayikorera ibi muri uku kwezi nzakora ibi nzajya aha nzabigenza gutya nzabwiriza abantu nzahindura abantu kuri Kristo nzaga sembeze nta muntu wakorera Imana ngo umukuzeho. Dawidi yaravuze ngo nari umusore none ngize gute ntabwo ndabona umukiranutsi Imana yakuzeho cyangwa urubyaro we ngo asabirize arabona kuba kunyabakuru nyamabaro kuba gusubiza umutima k'umukene none hagize gute ndahagurutse ndashyira mu mahoro uwo bagize gute uwo bacurira ingoni 125 arabona biringiye Uwiteka Imana umusozi wa utabasha kugira gute ahubwo bashaka umuntu avuga ko hepfo vangu iki hepfo yaho birabananiye hepfo haravuga ngo kuko Imana y'ubutware bw'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwanya w'abakiranutsi kugira ngo abakiranutsi bataramburira amaboko yabo gukora ibyo kugira gute gukiranirwa. Imana izi ko wacikwa ntabwo icyo kibazo cyaguhamaho. oya sinababwiye ko icyanza ari kubabwira imbaraga z'iki numva mfashijwe ndafashijwe pe ndafashijwe. Imana yigeze kumbwira ngo nguhaye umutsima nuhura umuntu ntagukunde ntuzamwibazaho byinshi azaba asa n'iwabo yaba useneye atubona Satani. Imana yaduhaye ibiryo ni byose byo twayihaye icyubahiro de cyangwa kumanika amaboko ngo ni iby'abaturage reka tuyamanike ntacyo izina rya Yesu. Umusubaye umuturage umanikira Imana ibiganza bitwaye iki? Abantu baragagaye ngo ni reka ati gufashwa ati nta gusakuza ati rerere reka mbamenera ibanga abaturage ba Kacyiru 2012 na 10 kangahe nagiye gusenga Nyamirambo nkagira groupe nsengamo umwuka arambwira ati samu bite ntisawa ati kusenga nk'abanyamuduvuye mu cyaro vuba wagagaye wegamye urajugira gutya we uzunguza umutwe gahoro ngo nta mukire ngo ugira gute ngo sakabaka ninde sakubeshye yambwira ngo gira akantu ukora nawe ngo tuze Kigali. hari igihe imbere y'Imana wayivuga neza Imana ikagambirira ibindi Imana ikavuga ibindi Imana ikabanga ntabwo nzamukura mu mujyi azaguma hehe azaguma mu mujyi nuko gahunda ziba zimeze wari uzi kose. naritakumye irambwira ngo none se ugiye kumera nk'abantu bafite iwabo babasengeye iwabo babateganyirije ubu tugira abantu bagira iwabo bagize gute. hari umuntu utahanurira ikibanza nshuti hari umuntu utagihanurira hari umuntu utabwira ngo Imana ihaye ibiryo abwira ati se ibyo mfite byo narabimaze. nasimbutse nk'uko n'ubu yasimbutse Imana irambwira ngo nkutoje Kigali kandi nkugeze umugabo. ntabwo ibyo ndabitindamo ngira ubuhamya bwinshi cyane kuko navukiye ndemye mu buhamya Maxeri zingiza n'iki nje n'ubuhamya. nagiye mu rusengero mfite imyaka 13 nta rumogi nanyoye nta bagore nagiyemo nta kabari nagiyemo ariko umwaro navukiyemo n'uwo nakuriyemo ubwabyo mu buhamya kubivuga keretse dufite igihe kinini cyane nabonye amaboko y'Imana. kibe naje Kigali twagiye kubwiriza natiye ipantaro natiye inkweto natiye ishati turafashwa tuzamura amavuta hanyuma Imana irambwira ngo bene aya mavuta ntibayahingana ntuzongere guhinga ntuzongere kugira gute
adasanzwe. Abantu bo mu cyaro bafite amasezerano yo kuza hehe?
icumi bane biriwe batariye ntacyo babonye uri muri umugabo noneho uvuga Imana data wa twese Imana abakomisiyoneri banangira inzu kuva gucengeza yaho tutandukanye imvura yari ikuze saa 11 zigeze hari umuntu ari gushise nkandi agahe mvuga ni ukuri kose arayemera ntabwo ari buze kuyanga kuko wari uri Kigali wese sinareba hari yagize gute arayizi. Hanyuma nyiri inzu ahageze amasaha 12 arambwira ati urampa kandi amezi 3 amezi agahe muri 60 uwapima tansiyo yasanga itazamutse kuri umusore wacumbika umugabo wajya gucumbika n'abana uyikomeza Imana irakora. Hakaba hari Simoni wanyimuye ishobora gukora nawe nta kintu yari afite mu bantu bose tuziranye. Nari nabuze umuntu wandeba ariko havamo umugabo umwe ambera nka Petero na Yesu arankurikira ati narose tubabara duhagararanye munamuje ko mudafashwa ufite icyo kibazo. Hanyuma ahita abaza nyiri inzu nomero ya telefone asunika hirya inama abaza imodoka arangije asunikaho yandi y'imodoka ubwo ni 40-220 ndamubaza nise nkomeze nshakishe nze kugusubiza arambwira ngo wavugiye umuntu cyangwa ni Imana ni Imana arambwira ngo bamunzu gira gute bamunzu igira umutima w'ubwenge kandi n'intwari y'iki yimura imisozi itabimenye. Zamura haleluya cyane twaje gusenga zamura haleluya cyane komera Imana mu mashi komera Imana mu mashi akabyara. Imana ifite imbaraga Imana ifite ubutware Imana ifite ubushobozi ndayikunda irakunditse. Kafashijwe niyo mpamvu burya mu masomero habamo abantu batandukanye bose bize nize ko Imana ifite iki ifite rero ishinge wagize bose byaciriye none sawa uko zari za Gasanzira nagiye gukodesha urumva narageze kuri iki gute Imana ifite iki kugira ngo tutaza kumara umwanya reka tuze n'abahirira hafi muri buryo haleluya. Hanyuma baramamagara abakomisiyoneri kageze muri 4 kageze muri 5 kageze muri 6 7 wayafata ngo zingahe fatana vuba ndamuhamagara ambwira ngo nagize inzozi nagize iki ntabwo nabeshya pe abantu benshi bavuga ko Imana itakoze ntabwo nabeshya. Hanyuma arambwira ngo narose ngiye kugura ubutaka ijwi rirambwira ngo njya kugura ubwa Samu arabufite agurisha. Nabonye ahantu Imana iba umukomisiyoneri narabibonye. Imana ishimwe Imana y'abarokora ifite iki ifite imbaraga kandi icyo gihe Imana yo ntabwo irya komisiyo iyo ikurangiye umukiriya uragurisha ugira gute ndagenda ndakamwereka aragashima. Abandi bambwira ko bazamaze 7 nkatangamo senkisa nkatwara 6 n'igice kuko Imana imuzanye urumva se
wundi w'inzu ni promesse yamaye ntigeze anyishyura, uw'ikibanza nawe ni promesse yamaye ntigeze agira gute. nabona inzu nini yuzuye irabura ibintu bikeya nyine itarakora isuku ikadasitare isa n'iy'Imana yabwiye. Yesu w'i Nazareti nayigezeho mfite ibihumbi bitanu bingahe, ndavuga nti ntitaye ku mafaranga bambwiye ishakamo miliyoni hafi 40, ndagufasha. Gize gute? Ndagufasha. Uri mu buhanuzi, maze igihe mbwira abantu ngo nugera ahantu hari akarembo gasa n'ako Imana yavuze, wemerewe guca mu muryango, ibizakurikiraho ntibigize gute, ntibikureba. arambwira ati mbo ati ndashaka miliyoni 35. ndazingahe? Wa mugabo we, nugira avance ndayiguha, nugira kashi ndayiguha, nujya no muri banki ukayikosheka nabwo ndagira gute. aturabura huca we sengi wabura huca. Haleluya, haleluya. Mu gitondo arambwira ati baje kuyigura, nimba ufite vance ngwino uyigure cyangwa se nihe abandi. nshaka ahantu nkura vance, wa wundi wari wanyemereye amafaranga nabwiye ko atari akanyishyura, na cya kibanza bari bataranyishyura, niho nari niringiye mvuga nti nzagenda negeranya duke duke, ariko Imana barakora ifite imbaraga, reka nihute. nashatse kubabwira imbaraga z'Imana. hanyuma umuntu umwe arambwira ati iriya nzu ntiducike, mfite miliyoni 10. zingahe? reka nzigutize. zipiriye kuri umutumishi. wabonye umuntu waguriza umutumishi ugendana Bibiliya, akuzi neza, atakubonye mu ikote gusa, muziranye, ngo akazigutiza, ko mudahereza Imana icyubahiro. Haleluya! Imana igira umutima w'ubwenge kandi n'intwari y'iki. ndibutse ko yimura imisozi itabimenye, ikayibira akaburakari bukomeye, rikasimema yimba n'amazi agakama, ariko kandi yarekuye asanga arabizi. kandi ubwo nawe ni ahantu yari adushikuje, ngagiye kutwishyura muri banki, ijwi iramubwira ati amafaranga ndi atunguramo yapfushije ubusa, ati yagurije yamutuje. ndavuga nti niba ariko wabibonye ni nta kibazo, tujye kwigura mu gitondo ndazibuka ibintu bitangaje ku mufuka seke mire ntise irajya mu mazina yanjye ati n'ayabo, njyewe sambu bararyimaze, gusa inzu ya miliyoni zingana nk'uko nababwiye, ntanze vance yayo. nta nyandiko y'uko akugurije, gusa ko nta wundi waguze ya nzu nababwiraga, nta nyandiko tugiye dukora, ntabwo mujye mugira n'icyizere, cyangwa se abantu bagirira iki. ese wagize ngo yapfa kugukorera ibyo atakuzi? yaba atakuzi azi kuri ibandi byashoboka amakaro aho ngaho byose birimo, nawe wakerera, nawe wagira gute, nawe wagira gute, nawe wakererwa pe. hari igihe uvuga uti ubu ntabwo ari inzozi, wenda sindaza gukanguka ngasanga nasubiye hahandi. Imana itugirire neza. mbohora yeza rwose. Haleluya! Zambura haleluya cyane, twaje gusenga. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. rero kwari ukunoshaho gato, ngira ubuhamya bwinshi. nagiye ngurisha n'ahandi nari mfite utubanza, nagiye ngura tuzamuka tukaduga,
amafaranga make atajya mu bintu, kandi nanjye mfite ahantu ngomba kugurisha habiri. Nta muzungu wajemo, nta esikoro yajemo. Haleluya! Haleluya! Ndaje kubabwira ko Imana igira umutima w'ubwenge. Ndashaka kukwibutsa ko yimura imisozi itagize gute, itabimenye. N'umusozi ukuri imbere, Imana ifite ubushobozi bwo kuwuca imizi. Haleluya! Twasomye ijambo ryatubwiye ngo Petero agaruye umutima agize gute, byari byagenze gute. Bibiliya avuga ngo isomye hejuru, aravuga ngo icyo gihe Herode ahagurukira abo mu itorero kubagirira nabi, afata Yakobo abicisha inkota. Abonye ko anejeje Abayuda, akora icyo bita kwiyongeza, akora ahadakorwa, ahatagira gute, akora ahadakorwa. Afata Petero amubohesha iminyururu amaguru n'amaboko, amuta mu nzu yo hagati, amuha abasirikare 10 na batandatu, bane bo kumurinda, kandi n'inzu imbohe igize gute, ikinze. Biravuga ngo abitorero bariyegeranya. Duhereze Imana icyubahiro, Imana idufashe. Bariyegeranya batangira gusenga. Nubwo basenze bumva nta kiravamo, ariko mu masengesho kivamo, kigira gute, kivamo. Batangiye gusenga nta byiringiro, batangiye gusenga bazi ko bitaza gukunda, ariko biza kugira gute, biza gukunda. Kuko Herode yarazwi, amaboko ikintu Herode yafataga cyarapfaga. Cyarapfaga, ariko ngo bapfa kwiyegeranya, bapfa gusenga. N'ubu twaje gusenga. Abaje gusenga haleluya, abaje gusenga haleluya, abaje gusenga haleluya. Ibi bintu Imana ibikorera iki? Ibiragira ngo impamvu tubivuga si ukwirata. Hano muri iri teraniro harimo abantu bafite ibipangu n'ibindi bipangu, ariko bikomeza wa wundi wavuganye n'Imana akamenya ko bigize gute, bishoboka. Hanyuma ngo mwavuga ngo Yesu w'amaso niwe duhuye, niwe tugize gute. Biterwa n'aho muhuriye, biterwa n'uruhande umubonyemo. Ntabwo namuvuga uko ntagize gute, uko ntamubonye. N'abamwanditse ntibamwanditse kimwe. Hari igihe yerekana uruhande rudasanzwe rutagize gute, nirwo nzamuvugaho. Yizamure cyane banakwikirize nta kibazo, ahantu mu nzu y'Imana. Kandi uko unayitera niko Imana ikunda no gusara. Izina rya Yesu. Uko uzamura haleluya niko Imana igukuraho imisazi. Asifiwe. Haleluya, haleluya. Abasirikare 16 bane mu nzu y'imbohe, anaziritse. Komana Imana, Imana ngo bigeze mu gicuku, marayika w'Umwami Imana aramanuka. Imana ikohereze marayika ngo ahagarara muri iyo nzu. Ikintu cya mbere cyabayeho ngo iminyururu yagize gute, yaradohotse. Hanyuma ngo inzugi zigira gute, zirakinguka. Imbaraga z'Imana zikingura inzu, zikingura inzu. Imbaraga z'Imana zikingura inzu. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo iki, Imana ishimwe.
haleluya haleluya. ngo nuko marayika akoma Petero mu mbavu aramubwira ngo byuka n'ingoga. Arabyuka arakwita akenyera umwitero. Baca ku rugi rwa mbere rurakinguka, baca ku rwa kabiri rurakinguka, ngo bageze ku rwa gatatu ngo cyari icyugi kinini cy'ibyuma gisa n'ikidashoboka. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka, ngo nacyo kirakinguka. Nta kintu kinanira Imana, nta kintu Imana itashobora, nta kintu cyananira umwami. Umwami afite imbaraga, umwami ni igitare. haleluya haleluya. hanyuma ngo nuko asohotse agaruye umutima ngo amenya ko Imana imuhoye. aho basengeraga ageze ngo arakomanga. umuja mwumvishije arabwira ati mbonye Petero baturabeshya. tugira abantu batizera Imana ikavuga ibintu hariya bisohoza ngo ni kuzimu ngo nahe ngo n'abadayimoni. ariko Imana ifite imbaraga. ni abadayimoni bakora gusa. mwavuga ati mbonye amafaranga ngo n'abazimu bayamuhaye. iyo dusenga se nikora. Imana ishimwe. hanyuma ngo aramubwira ngo urasaze, uwo ni marayika we. impamvu ni ukubera iki? ni uko bazi ko ikiri mu biganza bya Herode kitavamo. ariko mbabwiza ukuri, Imana ifite imbaraga zo kunyaga Herode. Imana ifite imbaraga zo gufata uri mu biganza bya Herode, Imana ikabikuramo. Imana ifite amaboko akizariya samani irayafite. haleluya. ku muntu wibye umwuka wera barokore yarahemutse. Imana ifite imbaraga. Imana irasifite. Imana ifite imbaraga. Imana ifite amaboko. Imana irakora. haleluya. Imana ifite imbaraga. Imana ifite imbaraga. Imana ifite imbaraga. Tira sana haja. Imana ifite imbaraga. Imana ifite imbaraga. Imana ifite imbaraga. Imana ifite imbaraga. Bana mwaza gusenga. Imana ifite iki? Imbaraga. Shobundi nabwiye abantu bazaga Imana ingana gute? Bati ni nini ngari. Imana ingana nk'uko uyisi. Pawulo yandikira Abefeso aravuze ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo kwibwira n'ibyo gutekereza. nk'uko imbaraga zayo zigira gute? bakomeza gukomanga, bageze aho barakingura ngo arabamama ababwira iby'Imana ikoze. barumirwa, arahava ndafashijwe. haleluya. hanyuma ngo mu gitondo Herode urabyuka agiye gushaka Petero, asanga inzu y'imbohe irakinze, asanga abarinzi barahari babakinguriye. na n'izi saha iperereza ryabuze ahantu Petero yanyuze. ryagize gute? ryarahabose. aravuga ati ko yabahaye umuntu arihe? wasobanura ngo iki? Imana iduha imbaraga. Imana twakurikiye ifite amaboko. nsoza bigeze gufata intumwa barazifunga. bagira gute? mu gitondo bagiye kuzifungura ngo bazibaze mu rukiko, basanga abarinzi barahari, basanga inzira akinze, bakinguye barababura. umuntu wenda arababwira ati ariko ba bantu mwabuze bari mu materaniro barahagana hehe? intumwa zagize imbaraga kugeza ku rwego bazifunga. mu gitondo zikajya muri nibature zitaracurishije imfunguzo. Imana ifite amaboko. haleluya. Petero yavuze ngo none se nimba ari ibyo kende twubahe mwebwe cyangwa twubahe Imana. ngo witwaga Mariyeli aravuga ati bagabo bene data abamubaza ubukiri mugira gute?
bazibukire nibakorwaho. Aravuga ati muzi neza ko abantu bagiye baza ko bakomeye hanyuma umwami wabo yapfa bikarangira. Ati rero aba bantu niba ibyo bavuga byaravuye ku Mana ku bantu bizarangira, ariko niba byaravuye ku Mana ntabwo mwagira gute, ntabwo mwabashobora, nimubareke, Imana ifite imbaraga. Twohereza Imana icyubahiro tujye gusenga. Ejo bundi mu kwa kabiri, mu kwa kangahe maze kwimukira muri iyo nzu nari mfite umukozi w'Imana umwaka n'igice. Iki umwaka n'igice, naho kumbi n'umurozi tutabizi. Mvuye kubwiriza iriya za Gishyita, nsanga buri waryamye yavuze ko atarakora, ndarwaye, naho kumbi yateguye diru, yaravuye mu cyaro vuba. Nagera naniwe, ngeze mu cyumba umudamu ati ngwino ufungure. Ndaza nicaye ku meza numva ngeze intege nke, numva nshatse kujya hanze kwinanura gusa. Umudamu agiye kurya, ijwi riramubwira ngo utarya udasenze. Bajya musenga. Ngira umugabo w'umukozi w'Imana ngo yinaga mu mwuka arimo gusenga, atangiye gusengera ibiryo, ijwi riramubwira ngo bigeze gute, birarose. Arebeseza y'umubiri, aramamagara ati ngwino urebe. Ati ni ibiki mbonye? Nasohotse mu cyumba nkubitana n'uwo mukobwa nawe avuye hanze, nawe kumbi ko twavuganiraga mu cyumba we yari arimo kuminjira ibyo kurya umudamu yasize yaruye. Imana y'abarokore ifite imbaraga. Narabibonye ndatitira, ndatengurwa, njya kubimena. Mu gitondo ijwi rirambwira, nakubwo ijwi ryambwira ngo ntwiga umubaza. Mu gitondo muha amafaranga yagire gute, agenda amahoro. Ndamuhamagara mu gitondo ambwira nti rero urabizi nabwe kuzigumira hano ukiga imashini nkagufasha nk'umuntu wababaye, ariko n'ubundi bikunze bugiye niba ngombwa nzagira gute, nzongera ngo tumeho. Mu dufaranga twe yaragejejemo, hanyuma arangije ntiyanambaje gukinyirukanye ku cyo nsezereye, arazingagira gute, aragenda. Imana iraturokora. Pawulo yandikira Abakorinto yaravuze ngo bene data, sinshaka ko mutamenya kuba nagiriye muri Aziya, narahakubitiwe, turababara tugira ngo tuzanapfa. Aravuga ngo yaturokora urupfu rukomeye, izakomeza kuturokora kandi na n'ubu ntabwo irekeye. Imana ifite amaboko ati Christ may grace, iyagukijije cya gihe, iyakurengeye cya gihe, iyakurwanya bo bwa bundi, yayindi mwagendanye, wa Yesu wagucishije muri cya gikombe aracyahari. Aracyahari. Twari tuzi ko urupfu ruhari, twari tugeze aho tutakwiringira, abasare babuze icyo bakora. Aravuga ngo ariko yaturokora urupfu rukomeye, izangira kuturokora. Kandi ntabwo nshaka ko mutamenya no kuba nagize gute, nagize. Kuya kutamenya Imana bingana no kugendana ubumuga. Umuhanuzi Yohana yahanuye, yaravuze ngo yaje muhe, ariko abandi bagira gute, ntibamumenya. Aravuga ariko icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, ntabwo yabasize amaramasa, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugore n'umugabo, babyawe n'Imana. Reka dusenge Imana, duce bugufi dusenge. Tujye gusenga Imana. Suzugura icyari kiguhagaze imbere. Imana ifite imbaraga. Ibintu bidashobokera abantu, ku Mana birashoboka. Ibintu byananiye imiryango, Imana irabishobora. Hari umudamu twasenganaga na mushiki wa Vena, nshuti yanjye, mushiki wa Vena twarasenganaga, baramubwira ngo rero umwana wari ufite mu nda n'umwe, wavuye nk'uwapfuye, nta wundi uzagira gute, uzabyara. Twajya mu mwuka akavuga ngo ufite abana. Ufite iki? Amaze kugira babiri nyuma y'itangazo rya dogiteri.
umuntu ageze iwanjye adakunda Imana isukari iramuzamukana. Ati umuhanuzi ageze ahangaha ate? Yahageze ate se ntasenga? Tuvugana na Bayari badahimone bashye. Haleluya! Imana igira umutima w'ubwenge. Tuba twese we kandi ntirohishe inyamaboko yimura imisozi tabimenye ikayubikana uburakari bukomeye yimana amazi agakama ariko iyarekuye asandara ku isi. Reka twisengere Imana. Umbeka amaso twisengere. Haleluya. Yawe ugira neza ibyo ukora birahambaye. Nari narakumvise none ndakubonye uri yawe. Yawe uri yawe. Yawe ugira neza ibyo ukora birahambaye. Nari narakumvise none ndakubonye uri yawe. Yawe uri yawe. Reka tugaruke dusenge Imana. Tujye dusenge Imana. Mama Sirima, praise the Lord. A praise green man just then bangiza. Gramophones dia apes gide onas. Tugan is member. Tujye dusenge Imana twihishurire. Imana ifite imbaraga. Imana ifite ubutwari. Reka twinginge umuyobozi igire hafi adufasha gusenga Imana. Haleluya! Imana ifite imbaraga. ibyo byifuzo wewe
gusenga Imana. Ababishobora bazamura ibiganza byabo, ababishobora bazamura ibiganza. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana itagihinduka, tangiriro n'iherezo. Iri ni itorero rya kansererwe. Aba ni abantu bawe, ni abagabo n'abagore, ni abantu wahamagaye. Aba ni babandi bagukurikiye. Ijambo ryarabwiye ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Aba ni abana b'Imana bapfukamye aha, bashingiye ku ijambo ryawe, kuko uri Imana ishobora byose. Irembo rye